nk'uko bigaragazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS rivuga ko hari abantu barenga miliyoni 620 barwaye cyangwa se babana n'indwara z'umutima. Mu mwaka wa 2021 byonyine indwara z'umutima zahitanye abarenga miliyoni 20, ndetse kugeza uyu munsi umwe mu bantu batatu bapfa ku isi yose burya hitanywa n'indwara z'umutima. Muri make indwara z'umutima ni ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije isi. Ariko se wari uzi ko burya hari ibintu byagufasha kurinda umutima wawe bikawurinda kurwara ndetse ugatandukana n'ikibazo cy'izo ndwara cyangwa se ibyago byo kuzirwara ukabigabanya? Muri rusange burya umutima ni ingenzi kandi ni orugane y'ingenzi mu mubiri wacu, ipompa cyangwa se yohereza amaraso mu bice byose by'umubiri, aho amaraso aba atwaye umwuka mwiza wa oxygene ndetse n'intungamubiri zigaburira uturembangingo twacu. Muri kino kiganiro rero twahisemo kukubwira ibintu 12 wakora ukarinda umutima wawe kurwara, ndetse n'ibintu by'ingenzi bigaragazwa n'abahanga ndetse tukabigirwamo n'inama n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Muri make kurinda umutima wawe ni ingenzi, ndetse bizatuma ubaho igihe kirekire cyangwa se ubashe kuramba, ugabanye ibyago byo kurwara indwara z'umutima, dore ko ari kimwe mu bintu byica cyangwa se bihitana umubare munini w'abantu. Muri rusange rero umutima kuwirinda cyangwa se ugabanya ibyago byo kuba warwara birashoboka. Impfu cyangwa se abantu bahitanywa n'indwara z'umutima ni benshi rwose ku buryo nta muntu wabishidikanyaho, ndetse indwara z'umutima ni zimwe mu ndwara zihitana umubare munini, ndetse ziza mu ndwara 3 za mbere ku isi zihitana umubare munini w'abantu hano ku isi, cyangwa se umubare munini w'abantu barwaye indwara z'umutima izihitana buri mwaka. Reka rero turebere hamwe ibyo bintu 12 byakurinda bikanagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ndetse bikakurindira umutima wawe. Ikintu cya mbere burya ukwiye gukora kirinda indwara z'umutima kikagabanya n'ibyago byo kuzirwara ni amahitamo mu mirire cyangwa se guhitamo ibyo urya. Burya ibiribwa turya, ibyo tunywa bigira uruhare runini mu gutuma turwara indwara z'umutima cyangwa se mu gutuma tutawurwara ndetse no kuwurinda. Burya ibiribwa birimo amavuta menshi, ibiribwa birimo amasukari menshi ndetse n'ibiribwa byakorewe mu nganda burya bituma umutima wacu urwara, bigatuma turwara indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije, bigatuma tugira ibinure byinshi byo mu bwoko bwa cholesterol mu mubiri, ndetse nanone tukibasirwa n'umubyibuho ukabije. Ku rundi ruhande burya guhitamo amafunguro akwiye kandi meza, amafunguro y'umwimerere ushobora no kwita gakondo cyangwa se amafunguro y'abantu bakennye, burya ni amafunguro meza ku mikorere y'umutima. Reka rero tuze kurebera hamwe ayo mafunguro, turebe uburyo ayo mafunguro ateye. Ubundi ku muntu wifuza kwirinda indwara z'umutima hari uburyo ashobora guhitamo amafunguro ye mu buryo bukwiye. Itsinda rya mbere ry'amafunguro cyangwa se ry'ibiribwa akwiye guhitamo ni ibiribwa by'imbuto ndetse n'imboga ku bwinshi, ndetse ugasanga nibyo bigomba kuba bigize ifunguro rye rya buri munsi cyangwa se biri ku isahani rye. Muri rusange rero ku muntu wifuza kwirinda indwara z'umutima ni byiza ko atekereza ku mboga ndetse n'imbuto. Burya imboga n'imbuto zibamo amavitamine n'imyunyungugu ndetse n'izindi ntungamubiri zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, ndetse zikanagabanya na biriya binure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol. Umuntu nanone wifuza kwirinda indwara z'umutima atekereza no kurya ibiribwa by'ibinyamafufu cyangwa se ibiribwa nanone bitera imbaraga. Hano dushobora kuvuga ibirayi, dushobora kuvuga ibijumba, dushobora kuvuga umuceri, dushobora kuvuga ingano n'ibizikomokaho. Ibyo byose burya bibonekamo cholesterol nke ku buryo itatera ibibazo by'indwara z'umutima, ndetse nanone bikagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ikindi cy'ingenzi ukwiye gutekereza niba wifuza kwirinda indwara z'umutima ni amavuta urya. Burya ntibazababeshye n'aya mavuta twita ko ari ay'igihwagari, burya ntabwo ari meza. Aya mavuta nyine twita ko ari ay'igihwagari ngo niyo meza no kurusha n'amamesa. Rwose ayo mavuta yose ntabwo ari meza.
Ubundi amavuta meza ku muntu wifuza kwirinda indwara z'umutima ni amavuta ya avoka, amavuta ya elayo ndetse n'amavuta yakamuwe mu bunyobwa niba wayabona. Burya ayo mavuta ni meza ugereranyije n'andi yose dusanga hano ku isoko. Burya n'aya mavuta uko ahenduka ni nako atera ibibazo by'indwara z'umutima, cyangwa se akaba arimo urugimbu rwinshi rwo mu bwoko bwa cholesterol rushobora kuzibiranya mu mitsi itwara amaraso ndetse no kwangiza umutima gake gake. Burya ni byiza ko wazajya urya ugacishamo ukanarya n'ibiryo bitarimo amavuta. Nanone burya ikindi kiribwa akwiye gutekerezaho ku muntu wifuza kwirinda indwara z'umutima ni ibishyimbo. Burya ibishyimbo bibonekamo poroteyine y'umwimerere, ndetse burya ibishyimbo bishobora gusimbura n'inyama. Ndetse burya ibishyimbo ushobora kurya ibishyimbo ukarya ubunyobwa, ukarya soya, cyangwa se ukarya tofu mu cyimbo cy'inyama, inyama ukazirika cyangwa se ukazigabanya ku kigero gito gishoboka. Burya ibishyimbo, soya ndetse n'ubunyobwa ntabwo bibonekamo cholesterol nyinshi nk'iboneka mu nyama. Burya inyama ni nziza ariko zitera ibibazo by'indwara z'umutima, zikagira urugimbu rwinshi rwo mu bwoko bwa cholesterol, ndetse zikabamo n'ibindi bintu bitari ngombwa bishobora kwangiza umutima no gutera ubundi burwayi mu gihe wariye inyama mu buryo buhoraho. Nanone burya ku muntu wifuza kwirinda indwara z'umutima ashobora gusimbuza inyama, akaba ashobora kurya nk'inyama zera cyangwa se z'umweru. Aha twavuga nk'inkoko, inyama y'urukwavu cyangwa se amafi, ndetse akaba ashobora no kwirira tofu mu cyimbo cy'inyama. Burya rero amahitamo mu mirire ni ingenzi. Ni byiza ko wazajya ucishamo rwose ukarya nk'umuntu w'umukene, ukarya ibiryo bitarimo amavuta, birimo umunyu muke. Ibyo rero ni ingenzi, bizajya bikurinda kurwara. Byibuze ukabikora nka 3 mu cyumweru, ukavuga uti kuwa mbere saa sita nzajya ndya ibiryo gakondo cyangwa se bya kinyarwanda. Ukaba ushobora gufata rwose nk'amadegede ukayagereka ku bishyimbo ukirira ibyo biryo. Buriya biriya biryo biba ari byiza, biba ari ibiryo by'umwimerere bitarimo amasukari, bitarimo imyunyu myinshi, bitanarimo nanone amavuta menshi. Ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora kwangiza umutima wawe. Ni byiza ko rero wanagabanya no kurya ibiryo byakorewe mu nganda. Aha twavuga nk'ibiryo biza bipfunyitse, biri mu mikebe, biri mu bikombe, cyangwa se biriya biryo uhita ukonsoma ari ready to eat. Ibyo byose burya biba byarakorewe mu nganda, yewe n'amasaridine ndetse n'ibindi byose biba birimo akenshi imyunyu myinshi, ndetse ugasanga birimo n'amasukari menshi, ku buryo nabyo bishobora kwangiza umutima wawe, bikakongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ikintu cya kabiri cyagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ukwiye gukora ni ugukora siporo, cyangwa se gukora agasiporo niyo byaba ari uburyo butavunanye. Ntabwo bivuze ko ugomba kuba umusiporutivu, ariko umuntu wese burya akwiye gukora siporo. Gukora siporo burya ni ingenzi, bituma umutima wacu ukora neza kandi bigakomeza imikaya y'umutima. Gukora siporo bituma amaraso atembera neza mu mubiri hose, kandi bikagabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri. Nanone gukora siporo bituma ibiro byawe bitiyongera ngo ugire umubyibuho ukabije, bikaguma mu kigero cyiza. Hari association yo muri Amerika cyangwa se ihuriro ry'abanyamerika bita ku ndwara z'umutima ndetse n'abafite uburwayi bw'indwara z'umutima, rivuga ko byibuze umuntu akwiye gukora siporo iminota 150 mu cyumweru. Iminota 150 mu cyumweru ni ukuvuga byibuze iminota 30 cyangwa se 25 ku buri munsi. Waba ugenda n'amaguru, niyo zaba ari siporo zoroheje nko kugenda n'amaguru, gukora ibintu bitandukanye, gukora twa makeri, twa pompage, utuntu tworoheje, byibuze ugakora iyo minota 150 mu cyumweru ari siporo yoroheje. Cyangwa se ugakora iminota siporo 75 mu cyumweru, ariko ari siporo zivunanye, za siporo nyine umva ko zivunanye. Hari ibintu by'ingenzi rero siporo ishobora gukora ku mubiri wacu kandi ikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara z'umutima. Ikintu cya mbere ni uko burya siporo ituma amaraso atembera neza mu mubiri hose. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane kuko bituma n'amaraso ajya ku muvuduko ukwiye, kandi bigatuma amaraso agera ku mutima, akagabura umutima mu buryo bukwiye kandi mu buryo bwuzuye. Ibyo bigatuma utibasirwa n'indwara nka heart attack ndetse n'izindi. Nanone burya gukora siporo bigabanya ibiro bye, bigatuma ibiro bye biguma mu kigero cyiza,
kandi bigakuraho ibibazo by'indwara z'umutima, bikagabanya urugimbu rubi rwo mu bwoko bwa cholesterol rushobora kwibasira umutima n'imitsi itwara amaraso, bigashyira ku murongo umuvuduko w'amaraso wawe, nanone burya bikagabanya ibyago byo kuba warwara diyabete. Gukora siporo kandi bigabanya ibibazo by'inflammation mu mubiri, kandi ibi nabyo ni nyirabayazana w'indwara z'umutima. Gukora siporo nanone bigabanya stress mu mubiri, ibyo nabyo bikaba bituma umubiri wawe uvubura umusemburo witwa endorphine. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane kuko bigabanya stress kandi bigatuma umutima wawe ukora neza. Muri make gukora siporo ni ingenzi ku muntu wifuza kwirinda indwara z'umutima. Wakora siporo yo kugenda n'amaguru, wakora siporo yo gutwara igare, wakora siporo yo koga cyangwa se yoga no kubyina, burya zose ni siporo. Ushobora rwose kubikora kandi ukabukora siporo ukagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Kwirinda umutima rwose, kurinda umutima wawe, kwirinda indwara z'umutima biroroshye kandi birashoboka. Ikintu cya gatatu cyakurinda indwara z'umutima ni ugushyira ibiro byawe mu murongo cyangwa se ukirinda umubyibuho ukabije. Ubundi ibiro byawe ubwirwa n'iki ko ari byinshi cyangwa se ari bike? Ubundi ibiro by'umuntu byakagombye kuba biri mu kigero cyiza. Urabona ubundi mu buryo bwiza bwo kubipima, niba ufite metero 1.62 cyangwa se metero 1 na santimetero 62, ni byiza ko utagomba kurenza ibiro 62. Mu buryo bwiza bwo kubipima ni uko nguko. Ariko hari ubundi buryo bukoreshwa mu gupima ibiro no kureba ko ufite obesity cyangwa se umubyibuho ukabije, aho bakora ibyitwa body mass index cyangwa se BMI, aho ufata ibiro byawe ukabigabanya uburebure bwawe bwikube kabiri cyangwa se buri squared. Ni ukuvuga wenda niba ufite metero 1.60, ufata ibiro byawe wenda ufite ibiro 70 ukagabanya 1.62 biri squared cyangwa se biri o kare, hanyuma rero ukabigabanya ukaza kureba umubare uri bubone. Ubundi ugomba kubona umubare uri hagati ya 18 na 60, 18 na 26. Iyo biri hejuru ya 26 bivuze ko ufite umubyibuho ukabije, wenda ari obesity stage 1 cyangwa se grade 1. Byaba biri munsi ya 18 ukaba ufite imirire mibi. Ubwo ni uburyo bworoshye wamenya niba ibiro byawe biri mu mubyibuho ukabije. Burya iyo mu biro byawe biri mu mubyibuho ukabije cyangwa se ufite umubyibuho ukabije, bikongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, ubikongera ibyago byo kurwara hypertension, bikakongera ibyago byo kugira ibinure byinshi byo mu bwoko bwa cholesterol, nako byo unabifite ari byinshi mu mubiri, nanone bikakongera ibyago byo kurwara indwara ya diabete. Muri make rero gerageza ibiro byawe bigume muri icyo kigero cyiza hagati ya 18 ndetse na 26. Byakunaniye gupima BMI, udownloadinga agapplication ukose wasanga muri Play Store cyangwa se muri App Store yawe. Uraza kubikora wandikamo ibiro byawe, barakubaza n'andi makuru, uraza kubona BMI cyangwa se body mass index yawe kugira ngo ubashe kumenya niba uri mu mubyibuho ukabije. Niba uri mu mubyibuho ukabije, shaka uburyo ibiro byawe wabigabanya cyangwa se wabishyira mu kigero cyiza, ubigumisha hagati ya 18 ndetse na 26. Ni byiza cyane ko byagwa muri icyo kigero. Nunakabya nturenze body mass index iri hejuru ya 30. Muri make kubungabunga ibiro byawe ni ingenzi cyane, kandi bizatuma ugira ubuzima bwiza, bitari kugabanya gusa ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Nanone burya bizasaba kuhitamo amahitamo mu mirire ndetse unakore siporo. Nanone burya ni byiza ko ibiro byawe bigumisha mu murongo kuko bizagabanya ibyago byinshi byo kurwara indwara nyinshi zinakomeye. Ikintu cya kane ukwiye kureka kigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, ugiye kureka kunywa itabi cyangwa se smoking. Burya kunywa itabi byangiza umutima ku kigero kiri hejuru. Itabi burya riragenda rikangiza amaveso cyangwa se imitsi itwara amaraso, rigatuma umuvuduko w'amaraso wiyongera. Itabi riragenda nanone rigatuma ibyago byo kuwagira kwipfundika kw'amaraso cyangwa se byitwa blood clotting byiyongera, ndetse ibyago burya biza kunywa itabi biza ku mwanya wa mbere mu bintu byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima ndetse n'indwara ya stroke. Kureka kunywa itabi rero hari ibintu bitatu bizagufasha cyangwa se bizagufasha. Ikintu cya mbere ni uko burya umuvuduko w'amaraso uzamanuka ukajya mu kigero cyiza.
Burya mu itabi habonekamo nikotine. Nikotine ni ikinyabutabire kigenda kigatuma imitsi itwara amaraso yikanya ikiyegeranya cyane. Ibyo bigatuma umuvuduko w'amaraso wawe wiyongera. Murabizi ko iyo surface igabanutse cyangwa se volume ikagabanuka, presiyo iyongera. Bivuze ko imitsi yawe y'amaraso yikanyije, amaraso arirukanka. Itabi rero rituma imitsi yikanya, amaraso akirukanka cyane. Muri make itabi ritera ibyitwa vasoconstriction y'imitsi. Nanone burya kureka itabi bizatuma imitsi yawe yongera kwaguka, isubire kuri volume iri naturelle cyangwa se ya nyayo normali, ya muvuduko w'amaraso wongere ugabanuke usubire mu kigero cyiza. Kureka itabi nanone bizatuma amaraso yawe atembera neza. Burya itabi twavuze ko ryangiza imitsi itwara amaraso, rigatuma amaraso adatembera neza. Kureka itabi rero y'amaraso yawe azongera circulation sanguine yongere ibe restored, yongere ikore neza kandi itambere neza, n'ibyago byo ko amaraso yakwipfundika bigabanuke. Nanone kunywa itabi bigabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri wawe, bikagabanya ibibazo byitwa atherosclerosis. Atherosclerosis ni uburyo ibinure bigenda bikamata ku nkuta z'imitsi itwara amaraso, ku buryo amaraso mu gutembera cyangwa se mu kunyuraho bigorana. Kureka itabi rero bizagabanya ibyo bibazo. Muri rusange kureka itabi ni ingenzi. Itabi nta ntungamubiri rigira namba, nta byiza rigira namba, uretse guturisha ubwonko ku muntu ryabase cyangwa se ku muntu warimenyereye. Ahubwo itabi kurireka bizaba ari ingenzi cyane. Bizatuma umutima wongera gutera neza, bigabanya umuvuduko w'amaraso ukabije ushobora kuba wari ufite, ndetse bituma imitsi itwara amaraso yongera gukora neza kandi ibinure byari birimo bivemo, amaraso yongere gutembera neza, ibihaha bibona amaraso ahagije, umutima ubona amaraso ahagije, kandi bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze abantu banywa itabi ari bo bafite ibyago byo kurwara indwara z'umutima mu kigero kiri hejuru. Ikintu cya gatanu kizagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ni stress. Burya kureka stress cyangwa se kugabanya stress bizagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Burya stress ni kimwe mu bintu byica bikanangiza umutima mu kigero kiri hejuru. Stress muri iyi minsi yagiye yiyongera, ari nabyo bisobanura ko kwibasirwa n'indwara z'umutima nabyo byiyongereye. Stress byongerwa cyangwa se iterwa n'umusemburo witwa cortisol. Cortisol iyo igeze mu mubiri cyangwa se ivuye mu mubiri, ituma umuvuduko umutima utera cyane, umutima ugatera cyane mu buryo bushoboka, ikongera umuvuduko wawe w'amaraso ku buryo uba mwinshi. Ibyo rero bigenda byangiza umutima gake gake iyo uhura na stress. Murabizi ko imihangayiko yo muri iki gihe, kuvuga ngo ndarya iki, nabuze akazi, bitera stress akenshi. Burya kubihorana bizatwongerera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ni byiza ko rero ukora ibishoboka byose ukurinda stress. Ushobora gukora ibyitwa mindfulness meditation, aho ushobora gukora meditation ugaturisha intekerezo zawe ku buryo ya stress uyikuramo. Ushobora gukora ibyitwa deep breathing exercise, aho umuntu ahumeka yitsa umwuka, bikagenda bigakora ku gice cyitwa parasympathetic nervous system, hanyuma umutima ukabasha gutuza, umutima ukongera ugatuza, ikagabanya n'umuvuduko w'amaraso ukabije. Hano umuntu yinjiza umwuka agakora ibyitwa deep breathing, akinjiza umwuka mwinshi. Ushobora gukora siporo. Burya siporo nayo ishobora kugabanya stress. Ushobora no gushaka abantu muganira, cyane cyane nk'abantu ukunda, bakagumara ya stress. Ikintu cyose ubona gishoboka ushobora gukora kikakuvura stress, uzajya ugikora. Ikintu cya gatandatu cyagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima no gusinzira bihagije. Burya gusinzira ntuzigere ubisuzugura namba. Gusinzira rwose ni ibintu ukwiye kugira priorite mu buzima bwawe. Kudasinzira bikongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, bikakongera ibyago byo kurwara hypertension ndetse na stroke. Iyo burya dusinzira, umubiri wacu ukora icyitwa repair cyangwa se vital repair process. Hano umubiri urivura ubwawo, ugashyira ku murongo umuvuduko w'amaraso ukabije, ukagabanya ibinyabutabire bibi byaje mu mubiri, ukabigabanya, ukabasha gusana ingingo ahangiritse mu mubiri. Ndetse gusinzira ni ingenzi cyane, bifasha umubiri wacu, bikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima yewe na kanseri. Kugira rero usinzire neza, hari ibintu bigera kuri 4 ukwiye gukora.
ugomba kugira uburyo bwo kuryamamo, ukabugira rutine, ukavuga uti ndyama kuri iyi saha kandi buri munsi ndyama kuri iyi saha, yewe no muri weekend mu buryo budahindagurika. Nanone ugomba gukora ikindi kintu cyo kwirinda kafeyine cyangwa se inzoga mbere yo kuryama. Burya inzoga ndetse n'ikawa bishobora gutuma udasinzira neza, bikangiza amasaha yawe yo kuryama. Nanone burya ugomba kuryama ahantu hameze neza, icyumba gifite isuku, kitarimo impumuro nyinshi cyangwa se ibintu by'imibavu wateyemo, kandi gituje, kiri comfortable, kandi ufite icyumba kikaba ari icyumba kitageramo urumuri rwinshi cyangwa se ibintu by'ibirangaza nk'ibikoresho biri electronique, ukabigabanya mu cyumba. Nanone ni byiza ko uryama nyine amasaha byibuze hagati ya 7 kugeza ku masaha 9 ku munsi, ntukwiye kuyajya munsi cyangwa se ngo uyarenze. Ikintu cya 7 kigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ni ukureka inzoga. Buriya inzoga ntabwo ari nziza, zangiza umutima, zikangiza impyiko. Kureka kunywa inzoga rero cyangwa se kunywa inzoga nyinshi byangiza umutima wacu. Kureka kunywa inzoga bizatuma umutima wawe wongera gukora neza. Iyo wanyweye inzoga nyinshi umutima wawe utera cyane, bikazamura ibinure bibi byo mu bwoko bwa triglyceride bishobora kumata ku mitsi itwara amaraso no ku mutima. Ibyo byose bikaba bishobora gutuma urwara indwara z'umutima, impyiko zawe zikangirika ndetse n'umwijima, ndetse ukarwara na stroke. Niba rero kunywa inzoga byarakunaniye, kureka kunywa inzoga byarakunaniye, Abanyamerika batugira inama, rya shami ryitwa AHA cyangwa se association yitwa AHA, American Heart Association, ivuga ko byibuze umuntu w'umugore adakwiye kurenza ikirahure kimwe cy'inzoga ku munsi, umugabo adakwiye kurenza ibirahure 2. Ibyo birahure ntacyo bizagutwara, ariko nunywa ibirenze ibyo bwo uzaba urimo kwiyahura, urimo kwangiza umutima wawe. Ikintu cya 8 cyakugabanyiriza ibyago byo kurwara indwara z'umutima ni ukunywa amazi. Byibuze burya kunywa amazi byibuze litiro 2 ku munsi ni ingenzi. Bituma umutima wawe ukora neza, bigaha umubiri wawe amazi ahagije, bigatuma amaraso yawe atabasha kumatana cyangwa se kugira viscosity nkeya cyangwa se ntoya. Viscosity ni uburyo amaraso agenda atambuka, urususirane, ku buryo amaraso asusirana cyangwa se atambuka. Kunywa amazi bigabanya ko amaraso yawe, bituma amaraso yawe atembera neza. Ibyo byorohera umutima kuyapompa cyangwa se kuyohereza, bikagabanya umuvuduko w'amaraso ushobora kuba ukabije, ndetse bigatera n'imikorere myiza y'umutima, bikagabanya n'ibyago byo kuba amaraso yawe yakwipfundika cyangwa se yakora blood clotting. Byibuze ngo ni byiza ko umuntu yanywa ibirahure 8 by'amazi ku munsi, cyangwa se akanywa hagati ya litiro 1 n'igice kugeza kuri litiro 2. Ikintu cya 9 kigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ni ukwipima umuvuduko w'amaraso, ugahora uwupima. Burya byibuze ukwiye gupima byibuze buri mezi 3 cyangwa se mu mezi 6, ukipimisha mu indwara ya hypertension, ugapimisha umuvuduko w'amaraso umeze. Burya guhora wipimisha umuvuduko w'amaraso utanawurwaye nta kibazo kirimo, ahubwo ikibi ni ukutawupimisha kandi uwurwaye. Umuvuduko w'amaraso burya ni kimwe mu bintu byangiza umutima iyo uri hejuru, kandi ukamara igihe kirekire ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ibyo biba byangiza umutima wawe. Kumenya kare ko ufite ugatangira imiti cyangwa se ukamenya uburyo witwara ni ingenzi. Ni byiza ko rero burya mu biribwa byawe ugomba kurya ibiribwa birimo potassium. Potassium ituma umuvuduko w'amaraso uguma mu kigero cyiza kandi ntiwiyongere cyane. Ibyo biribwa twavuga nk'ibirimo imineke cyangwa se umuneke, ibijumba ndetse n'ibirayi n'imboga za epinari. Nanone ugomba kurya ibiribwa birimo umunyu muke. Ibiribwa burya birimo umunyu muke ni ingenzi, bikurinda hypertension. Ibyo biribwa rero burya umunyu yari mwinshi mu biribwa bituma umuvuduko w'amaraso uzamuka, yari muke bigabanya umuvuduko w'amaraso ukajya mu kigero cyiza. Nanone ni ngombwa ko wakora siporo. Burya siporo ni nziza, nayo izatuma ubasha gutandukana n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije, ugabanya n'inzoga. Ikintu cya 10 kigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, ikintu ukwiye gukora ni ukuba uguhora upimisha cholesterol cyangwa se
urugimbu ruri mu maraso uburyo rungana. Ibyo byose ni ibizamini bishobora gukorwa kwa muganga. Hari ibizamini byitwa cholesterol, total cholesterol cyangwa se ibyo bizamini bishobora gupimwa mu maraso yawe ariko bipimirwa kwa muganga. Ibyo rero ufite urugimbu rwinshi rwo mu bwoko bwa cholesterol mu maraso biba bisobanuye ko rwanagiye rukamata ku mitsi itwara amaraso, kandi ibyo byose bituma amaraso adatembera neza bikakongera n'ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Rero regular cholesterol screening ni uburyo bwiza cyangwa se bizagufasha kumenya ikigero cya cholesterol ufite mu maraso yawe, bituma ufata imyanzuro y'amahitamo mu biryo urya. Cyane cyane wenda ushobora ubonye ufite cholesterol nyinshi, ushobora guhita ufata umwanzuro wo kurya ibiribwa birimo amavuta meza gusa. Twavuze nk'amavuta y'elayo, amavuta ya avoka ndetse n'amavuta wenda yakomoka ku bunyobwa. Nanone ushobora guhita ufata umwanzuro wo gufata ibiribwa, ukarya ibiribwa birimo fibre nyinshi, twavuga nk'imboga ndetse n'imbuto, nabyo bongeye bashobora rwa rugimbu ruboneka mu maraso. Nubwo bwose kino kizame cyo ushobora gusanga abantu benshi batabona ubushobozi bwo kugikoresha, ariko ushobora guhitamo ugakora biriya bindi twakubwiye. Niba wifuza kwirinda indwara z'umutima nanone ugomba kumenya ikintu kikiza ku mwanya wa 11, ni ukumenya niba mu muryango wawe hari umuntu wigeze kurwara indwara z'umutima. Niba mu muryango wawe hari umuntu wigeze kurwara indwara z'umutima, birashoboka kuba nawe ibyago byo kuzirwara biri hejuru. Nubimenya rero ugomba gukora ibishoboka byose ukagabanya ibyago byo kuzirwara ndetse no kurusha abandi bantu bose bashobora kuba bifuza kuzirinda. Ugomba gukora ibi bintu twakubwiye, ibintu twakubwiye byose ukabizirikana, ukabikora rwose byagufasha kwirinda indwara z'umutima. Niba mu muryango hari umuntu wayirwaye cyangwa se ufite indwara z'umutima, nawe uri umukandida cyangwa se ufite ibyago byinshi byo kuzirwara ugereranyije n'abandi bantu. Ikintu cya 12 ukwiye gukora cyakugabanyiriza ibyago byo kurwara indwara z'umutima ni uguhora ukoresha screening. Burya screening iriregiriye cyangwa se gukora check up mu buryo buhoraho ni ingenzi cyane. Ukwiye no kumenya ibimenyetso by'indwara z'umutima cyangwa se ibimenyetso mpuruza, twakwita mpuruza by'indwara z'umutima. Twanabikoze ikiganiro kirambuye ushobora gushaka kurica no ukakibona. Guhora rero wipimisha indwara z'umutima, ugahora wipimisha hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso, ukahora upimisha ibinure byo mu bwoko bwa cholesterol, ugahora upimisha isukari mu maraso. Ibyo byose ni ingenzi cyane, bizatuma ugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Nunasanga uzifite, usange nyine utangiye imiti kare, uzivuwe hakiri kare zitarangiza ibindi bice by'umubiri. Muri make, kurinda umutima wawe ni ingenzi, bizatuma ubaho igihe kirekire, bituma ugira ubuzima bwiza kandi bigabanya ibyago byo guhitanwa n'indwara z'umutima. Twanabonye ko ziza ku mwanya wa mbere mu guhitana abantu benshi. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wacyandika hagenewe kujya comment, ndetse nanone aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, tukugira inama z'ubuzima, tuvuga nyine ibintu byose byatuma ugira ubuzima bwiza, ukabaho neza, ukabasha kwirinda indwara nyinshi dushobora guhura nazo cyangwa se abantu benshi bahura nazo.